ndabasuje mwebwe mukomeje kutwumva no kudukurikirana ko yaba official mu kiganiro gishyashya twabazaniye ishuri ry'urukundo. Ngiye tuzajya tubana ni Anita Iradukunda. Mbahaye ikaze. Mu biganiro byatambutse twavugaga ku ngingo zigiye zitandukanye muri rusange, ariko ubu ngubu ikiganiro ishuri ry'urukundo tuzajya turebera hamwe ibibazo abantu benshi bagenda bibaza ku rukundo. Ingingo zigiye zitandukanye benshi bibaza urukundo rubambabaza gutya, rugenda gutya. Ahangaha tuzajya tuvuga ku ngingo zigiye zitandukanye mu rukundo. Twabazaniye igice cya mbere rero cyo mu kiganiro ishuri ry'urukundo. Abakunzi bacu ndetse n'abadukurikira bazajya batubaza ibibazo bifuza gusobanukirwa mu by'urukundo cyangwa mu by'ubuzima tuba mu by'urukundo. Aha ni kwibaba official. Ishuri ry'urukundo igice cya mbere, abakobwa benshi bahora bibaza impamvu abo bakundana cyangwa abo bamaranye igihe kinini ugasanga ukundanye n'umuhungu imyaka 3, 4, 5 kuzamura, ugahora bibaza ese ni ukubera iki atansaba ko tubana nyine tukamara muri relationship igihe kingana nk'uko cyose kandi twakabaye tugeze kure mu gushinga urugo, abona igihe kiri kukujyana ariko wowe mwitwa ko muri mu rukundo we nta gitekerezo cyangwa nta nicyo yibwira. Kwibaza ese arankunda koko niba nta gahunda mfiteho yo kuba twashakana cyangwa twabana, ukajya wumva nyine nawe byagucana. Mu kiganiro ishuri ry'urukundo ibimenyetso 10 bizakwereka ko uwo muntu, uwo musore cyangwa uwo mukunzi wawe mumaranye igihe kinini mukundana nta gahunda gufiteho, oya habe namba nta gahunda nimwe agufiteho, maze nawe ku iherezo ry'ikiganiro uze kwifatira umwanzuro. Bijya bibaho rero ko umusore yakwereka ko agukunda nawe ukivayo koko ukamukunda bya nyabyo, ukamwimariramo wese, ukishyiramo ko ari we koko muzabana ubuzima bwawe bwose usigaje ku isi, nyamara we yifitiye izindi gahunda. Nta na gahunda yo kugutekerezaho, nta mishinga apangana nawe, usanga ntago uri mu bitekerezo bye. Mbese we nta gufata nk'uwo abona bazabana ubuzima bwe bwose asigaje. Reka tugerageze twige kwiyubaha, kabone n'ubwo waba umukunda uvuga ati ntago nabaho baby. Ubuzima burahinduka kandi burashoboka. Azaza gukoreshe ibyo ashaka gukine imyaka 5 ishire 6 ishire, narangiza gute kuko ntago wabashije kwifatira umwanzuro wowe. Uribaza utese uwo musore namubwirwa n'iki, umuntu dukundanye igihe kingana gutya anyizeza ibyo bitangaza. Mu ishuri ry'urukundo tugiye kubirebera hamwe. Ikimenyetso cya mbere cyangwa ikizakwereka ko umuhungu muri relationship nta gahunda afite yo kuzabana nawe, ntago aguha igisubizo cya nyacyo. Igihe cyose mwaganiraga ugakomoza ku cyo kubana, utahindura ibiganiro ati aya reka tuzabivugaho ubutaha. Niyo bivuzeho nyine wabifata nk'ubiteraho urwenya gusa, ku buryo kubona uruhande ahagazeho bigoye, ntumenya ngo koko ari seriye se twabana cyangwa ntago ari seriye. Niyo mubajije ugasanga akubwira ko hakiri kare, ko mudakundana cyane kugera aho mwabana, se kakiri kwiyubaka, gifite byinshi byo kwitaho, ndetse akagutega n'iminsi akubwira ngo reka tuzabiganireho ikindi gihe, tumva naniwe. Baby nimba umuhungu mukundana ko kafitiye imyitwarire yo kuba ataguha igisubizo kiri directly, akwereke uburyo gufata, nta gahunda gufiteho, nawe ubwawe uba wumva udatuje. Iyo ni impamvu ya kabiri cyane ikimenyetso cya kabiri kikwereka ko umuntu muri mu rukundo nta gahunda gufiteho, nawe ubwawe ubyiyumva mbo wumva udatuje. Niba uhora wibaza amaherezo yanyu akayabura, ikimenyetso cy'uko nawe wananiwe gufata umwanzuro cyangwa wananiwe kumwikuramo. Urabizi neza mu mutima wawe ko nta gahunda afite, uhora ubaza, ugisha inama y'icyo wakora, uhora ubaririza niba koko nta wundi mukobwa bakundana. Nshuti yanjye nawe ukurura kuzi, ahubwo wananiwe gufata umwanzuro wa nyawo. Gira ubitekerezeho. Ikindi kimenyetso cya gatatu, ahorana ingero mbi. Nk'uko udafite ahazaza nawe, ahora areba ku ngo nyinshi ziri kugenda zisenyuka, amadivorce ari hanze, ingo nyinshi zitubakitse neza, ariko wakirengagiza ko hari n'izindi zubakitse neza zihagaze zikomeye. Ahubwo ahora abona aguha ingero mbi, aba bashwanye, aba bakoze divorce, nyine ntago abona icyiza mu mubano wanyu, nta nubwo ateganya icyiza ko cyazaba mu mubano wanyu. Ahangaha nimba ahora kwereka ingero mbi z'abantu byananiranye, nshuti yanjye aya nta gahunda gufiteho. Indi ngingo, ahora we akwereka igihe azashakira. Aha avuga ati igihe nikiragera, ngo muri wahorana imishinga azabanza gutunganya akabona gushaka.
ati nubona nujuje inzu, nubona ku kazi banzamuwe mu ntera, nubona naguze imodoka, nubona murumuna wanjye asoje amashuri, mbese ati ibyo nibirangiye nibwo ntekereza kuba nazashaka. Nyamara akirengagiza yuko ibyo nibimara kuba bisubijwe nk'uko abivuga hazaba haje ibindi, ndetse akongera akaguha n'izindi mpamvu zivuga ati inzu ikeneye kuvugururwa, abavandimwe banjye bagomba gukomeza kaminuza. Mbese ahorana impamvu zidashira, akwereka yuko afite ibintu byinshi byo kwitaho kuruta uko yakabaye kwitaho wowe. Baby, wo ntago ari uwawe. Indi mpamvu ya gatanu, ahazaza hawe ntago ahitaho, mbese ntaguha agaciro. Uzamubwira ko wumva hari ibintu ushaka kwiga, ubone ntacyo bimubwiye, ubone ntago ari interested mu byawe. Ubwire ko ushaka gucuruza, ati ubwo gufite ayo kwangiza. Mbese nta nama yaguha y'icyaguteza imbere. Oya, aba yumva nyine wakirwanaho, ntago byawe bimushishikaje. Nyine watera imbere cyangwa utatera imbere, kuri we ntacyo bimubwiye, ntacyo bivuze. Ahangaha nimba ubona ahazaza hawe utahitaho, nimba ubona atagushyira imbere mu bintu ateganya cyangwa ngo agutere courage yo kuba wagira aho ugera, nta gahunda gufiteho, nta kugisha impaka. Ubundi turabizi neza ko umuntu mukundana bya nyabyo muganira ku bintu aho buri wese agaragaza side ye n'undi akagaragaza uruhande ariho, mugahuriza hamwe hanyuma mukareba icyanyacyo cyangwa igisubizo cyanyacyo, ariko ntawuhungabanyije undi. We rero kuko nta gahunda gufiteho, iyo mutumvikanye ku kintu ijambo rimuvamo ni ubwo nyine ubifata uko ushaka, cyangwa ati ubwo buri wese agumana ibye. Come on baby, nimba umuhungu mukundana aya magambo ajya muvamo, ubifata uko ushaka. He is no longer your love. No, ntago agukunda pe, nta na gahunda gufiteho. Indi ngingo ya karindwi, arakwiyima. Aho bivuze ko aba adashaka kumenya ibye byose, cyane cyane ibibazo ahura nabyo. Usanzwe abagabo turabazi, cyangwa igitsina gabo, ni abantu badakunda gushyira hanze ibintu byabo cyane, bavuga make pe, turabizi. Ariko iyo bigeze ku muntu bakunze bya nyabyo, usanga bafungura umutima wabo, akakubwira ibyo byose, ibiri ngombwa akanarira, kuko aba yumva ko ari kubwira umuntu wiyizeye. Ariko ahangaha umuhungu udafiteyo gahunda arakwiyima, ntabyo umenya, reka ahubwo ugasanga wibwiwe na status, mbega nta makuru y'ubugira. Ahangaha ni ikindi kimenyetso kikwereka ko umuhungu ntago muri kumwe mu rukundo. Indi ngingo ya 8, ahora atazi. God knows. What baby? Niyo mwaba mumaranye imyaka mukaba muziranye mu mpande zose, nyamara uragaragaza yuko mutaramenyana, kandi ko we abona nta hazaza hahari. Ahora yibaza niba cyangwa ahora atazi niba koko umukwiye cyangwa wagukwiye ku buryo mwabana. Mbese ahora mu gihirahiro, si uko aba atabizi, ahubwo aba ari kubyihunza, kuko ukuri ni uko nta gahunda yo kubana nawe afite. Niko kuri pe, byumve neza. Umuntu ukubwira ngo Imana niyo izatugenera, come on baby. Umuntu Imana iha imigisha amaboko yacu, nimba ko katakwereka ko akwitayeho cyangwa mufitanye hazaza, ntago agukunda, nta gahunda gufiteho. Ingingo ya 9 cyangwa ikimenyetso cya 9 cyakwereka yuko uwo muhungu nta gahunda gufiteho, nta gukunda byeruye. Oya, kuri iyi ngingo yo gukunda byeruye, nuko iyo muri kumwe akwereka urukundo, nyamara mu bantu akakugaragaza nk'inshuti isanzwe, nta birenze, ni inshuti yanjye. Nta kwereka umuryango we wawe nawo ubona adashishikajwe no kuwumenya, ndetse no mu birori ni gake azakwereka inshuti ze, ni gake pe. Muri make ashaka ibye nawe ntubyimenyere gusa. Yes, ndabyumva ko buri bantu bose bafite private life, ariko nimba guhisha atifuza yuko hari inshuti ze zimenya, mwabana mute? Nta gahunda gufiteho nyine, sinzi impamvu utabyumva, ariko gerageza nawe ubyumvishe. Ikindi kimenyetso simusiga kizakwereka ko uyu nguyu ntago mufitanye ejo hazaza. Iyo mukomeje kuzana ibintu byo gushakana cyangwa kurushinga, arivumbura, kirakaza, yivumbura by'uburakari, aho itatangira kukubaza ati hari wowe nanjye nduzarongora undi? Ese ufite ibisabwa byose kugira ngo tujye mu rugo? Hahandi nyine yirakaza. Aha bikora byo kwirengera, kuko mu mutima abaza ukuri ko nta gahunda gufiteho, ariko akabura imbaraga zo kukwerura ngo yigira ahandi cyangwa ushaka ahandi.
ahari kubera inyungu zindi agufiteho keyumuhase cyangwa n'ibindi bindi agukuraho, ugasanga ntashaka kugutakaza cyangwa ntiyifuza kuba nta nshuti agifite, ariko kwa kwivumbura bituma aceceka nyine bikarangirira aho nyine ukavuga ndamukunda reka ndeke kumubabaza. Come on, umuhungu wivumbura mu rukundo utakicara ngo muganire hazaza cyane cyane wivumbura mugeze ku ngingo yo kubana, nta gahunda gufiteho. Ni byinshi cyane wagenderaho ukabona ko nta gahunda uwo muri gukundana afite. Ibi ni bike mu byinshi umuntu utagufiteho gahunda akora, nahawe nawe ukagenzura neza maze ufata umwanzuro. Ureke iyi toxic relationship. Erega iteka urukundo rutanga ibyishimo. Igihe cyose riguha umubabaro n'agahinda ntabwo rwari urukundo. Wowe tinyuka umubaze ushize amanga niba koko afite gahunda cyangwa ari kugutesha umwanya wawe. Ahangaha nawe uzambwira ikizavamo. Ikiganiro Ishuri ry'Urukundo igice cya mbere n'ibito twagira ngo tuganireho. Wabikunze ufite ikibazo ku rukundo wibaza, usige muri comment icyo wumva twagusobanurira ndetse n'ibindi byose ushaka kumenya ku rukundo watubaza. Dusangize muri comment ubundi dusobanukirwe neza ku bintu bitandukanye ku rukundo. Iki ni ikiganiro Ishuri ry'Urukundo, ngewe ndi Anita Iradukunda, iyi ni Baba Official, turabakunda.